turi hano niba abo ngabo rero niba abandi ndi kukubwira aba yaragiye akigitangazamakuru afite umuntu umfashaka gusenya kugira se kumusenya arakoresha ibinyoma kugira ngo abantu bamuyoboke n'ukuri ubu ngubu abanyarwanda tumaze kumenyera ko ibinyoma biyoboka nimba ari muturinda baramubitse ku wa 4 ku manywa agafa ku wa 5 saa 3 za mu gitondo ngo binyoma buri muntu wese ari kurwana nuko abariyo ngo mu mwambaro utangaza inkuru ese iyo bakomeza bashakisha uburyo bamwongerera umwuka bikaza kurangira umwuka w'ubwo ise kuri sitani bari kwa ibinyoma uri muntu watangaje biriya oya bose ahubwo kandi ibinyamakuru byose byanageze mu gitondo bamwe batangira kwivugurura nimwe mu gihe bari kwivugurura inkuru birasara barongera barongera barasiba bagarura bya bindi nanone bari bamaze gusa ati yapfuye umva nyine ubwongo twebwe niryo itangazamakuru itangazamakuru ryo mu rugari naho mpamvu ibintu byinshi hano bipfapfana kabisa ubundi ni gute umunyamakuru njyewe muri kriteria z'abanyamakuru ubundi umunyamakuru ni umuntu utoza inkuru akaba afite ibimenyetso bihamya ko iyo nkuru ari ya nyayo ndakuka atabwiwe yigereyeho none ni gute ahubwo nimba koko dufite itangazamakuru ugasanga umuntu avuze inkuru atazi neza isoko yayo akanayihagararaho none haraba icyo gihe binaba harabatipe twe turi kumwe turi gusangira ahantu ndababwira nti kuko nge nabanje kubaza narabanje ndabaza umuntu ati koko Alemuku yapfuye ahita ambwira ati hoya mpita mbaza undi munyamakuru ku Nyarwanda arambwira ati nanjye ndi kubibona gutya Inyarwanda ritarabyandika ariko inkuru already yari yamaze kugera ku gihe yageze ku bindi bitangazamakuru noneho mpita mbwira abantu turi kumwe mpita mbona Alisudi ya postings Alemuku kuko yapfuye ndabwira ati kuko na Alisudi wamaze imyaka muri iri tangazamakuru n'ubu mbona afite ikinyamakuru cye gikorera online kuri Instagram na hehe atangaje inkuru ngo nimba Alisudi atangaje inkuru wizere ko iyo nkuru ari ya nyayo ndo n'uyu mujyamatwe turi kumwe siko wavugaga nabwira ati ibi ni ibinyoma ntago yapfuye noneho buri wese kubera ko yabonye inkuru ntiyayitohojeho ngo kubera ko ivuye kwa runaka ubwo ni ya nyayo kubera ko yashizweho na runaka kubera izina afite ubwo ni ya nyayo bigeze mu masaa 6 nibwo nabonye umunyamakuru Irene ashiraho nuza avuga ati maze kuvugana n'umuntu uri hafi ya Alemuku ntabwo arashira mu mwuga ubwo abandi banyamakuru bari bamaze kuturundaho amalinki na ubwo batangira kwivuguruza hari n'abaryamye inkuru y'ikiri ngo Alemuku yapfuye umuntu bamubitse gute none ugasanga kandi ibyo tangazamakuru bifite abayobozi bari hagarari RMC sibyo niryo tangazamakuru ryigenga rifite uburihagarari sibyo ibyo bitangazamakuru ni Scovi abo bantu bose ubundi baba bakwiriye guhita bafatwa bagahana ibyo binyamakuru byibura bigashigwa muri nuza bigahagarikwa nk'igihe runaka kubera ko atangaje inkuru itari ya nyayo udafite itohoza beragaza ubunyamwuga mukeya bakumva byibura nk'ukwezi udakora amakuru abanze none naribwe n'inzara kuko ziracano ziri kugaburira abantu uburozi abantu bo bakabaho ariko uburozi bashize mu baturage kubyumva ngo buba bukomeje kugenda bubabona bakumva kimwe ni urabona field yose ya entertainment mu Rwanda iracyajaga umuntu gusa hari ikintu taramenya sibyo nukuvuga ngo Alemuku arinda yapfuye sibyo cyanyabyo bikora ikiganiro n'ibyo witegereza ubona amakuru nyayo yatoze nyayo urangiza uvuga uti Alemuku arinda yapfuye icy'ingenzi cy'uko ariwo bitangaza bwa mbere icy'ingenzi ni ikiganiro bikoraho isi Alemuku arinda yari mu iki yari mu buki ngewe muzi gute namumenye gute cyangwa to muri gukorana ikiganiro uri kutubwira Alemuku arinda ni mu buki babanye gute muzi gute bituma mutangaza gute sibyo ibyo nabyo ni inkuru kandi zikenewe inkuru zikenewe
supika muvuga ngo utaranamenya gahunda hari n'umuntu utarubizi ko ari mukurarinda yagiye kwa muganga kuwa gatatu nabwo ni mugoroba ntago ari ku manywa nubwo ku manywa kuwa gatatu yiriwe mu rugo atameze neza ariko yajyanywe kwa muganga ari mugoroba sibyo yirirwamo ni mugoroba bararamo kuwa kane yirirwamo bigeze nabwo ni mugoroba ajya muri kumwe umva rero ntabwo yayivuye yapfuye kuwa gatanu mu gitondo 2:00 none wowe ntuzi n'ibyo ari byo kuko hari n'abantu bavuga ngo ese asize iki asize stroke kuko abantu bose bazi ngo nicyo cy'umuntu asize stroke yara none abonye ariko ngo yari amaze iminsi arwaye twavuganye ku cyumweru yari amaze iminsi arwaye bariya abantu bakoranaga nawe urabitse ko imodokari yayigendamo bwa nyuma yayigiyemo kuwa kabiri yayigiyemo imodokari kuwa kabiri igera ahantu hose izunguruka ahantu hose nta Nyamirambo yarahaciye nabonye navuga ngo turarebana aramanuka ariko kuwa kabiri nibwo bwa nyuma yayigiyemo ubwo kuwa gatatu nibwo yafashwe nibwo yiriwe atameze neza nubwo ukibaza wowe ugiye gutanga ibintu nk'ibi inkuru zirari kugeza na n'ubu ngubu kuko Akwale yapfuye umunyamakuru w'umuhanga yakwicara agakora ikiganiro kareba ndarakubwira kwira ibiceri kureba mu basa abanahana iyo bamubaza ni ibiki ereka stroke iterwa no gutekereza ibintu bitubangamiye sibyo kimbangamiwe nuko mbuze amafaranga icyo nicyo kintu cya mbere gituma stroke ifata umuntu bituma umugore urwaye abana bameze ukuntu amafaranga nyiri inzu ndiho cyangwa se mfite banki iraha cyangwa se mfite ibintu biri gusenyuka mfite inzu yananiwe kudura mfite ibintu nk'ibyo ibyo nibyo bitera stroke nibwo kuvuga ngo ugiye umuntu arambaje birerega ni ibintu bya leta kuko umuvugizi wa leta baruhutse hari inkuru n'iyi reba ukuntu yigira birashoboka ko bashobora kukuba iyo ngiyo ukicara kuko ibyo ntabwo bijya bahita baguha ibyo bavuga bati hari umuntu wo mu Bubiligi utubajije gutya reba uko twakugezeho wamusubiza hari inkuru turi kumva iri kuza gutya reba uko igenze ntabwo ari akazi kenshi kuko ibyo ntabwo bisaba gutekereza tumbajije ngo hano hepfo twumva ikintu umuntu arapfuye yo ngomba guhita gusubiza ntabwo ari ibintu bisaba ko mbitekereza ngo njye kure ibyo byageze aho njya gufatwa na stroke ahubwo ni ikibazo yari yifitiye amaranye igihe umutima amaranye igihe kirenga imyaka 30 igihe cya kinageze nyine ni bya bintu byose nyine by'ubunyamwuga bukeya ugasanga nyine cyacu ko haracyari ibibazo Dore mikorende yavuye mu Bubiligi atakinywa inzoga ibi bintu by'amakawa n'ibikigwata n'amazi na zero amazi zero kuko amazi zero kuko amazi zero ibiryo bye nta mavuta menshi abamo abo bari mikorende yabyaga ifiriti amanyama menshi yokeje wa iyo byari gufrida zari imbuto n'imboga n'umuceri gusa n'inkoko itogosheje itogosheje iri mu bunyobwa ibyo byari biryo none ugasanga nk'umuntu ariko agiye nko mu kanya uraza ko hari umuntu uza kuvuga mu nkuru za Lemu batarana abana akajya kubwira ngo Lemu ko yari mu ntoki ngo yarabayeho gutya gusa cyari umuntu je nabonye ko ngo kumbe ngo yakuriye ruri ko yichisakara to ano igano umuntu akavuga kubera ko yumvishije bagiye kumushyingura irurimi umuntu yakuriye hano ku Gitega imiziki yose barepeteraga hano ku bisima y'abagahari bakunda imirambo cyane marazagiraga barongera barahapa bibukira hano kimisagara bajya hariya majari hariya niho yavuye yigirirwa impamvu akunda niho yavuye yigirirwa
anagarutse aravuga ati mwana ntago nasubira yiga mu Nyamirambo hano i Nyamirambo hano mwibereje yego ese muri Kongo yakuriye Rulindo aya Rulindo ni kwa Setu rwose ahubwo se niwe wakuriye hano atapara batuza amambe Rulindo famille niyo yabitse ko abantu bose benshi biwabo ntihari yayapanira ngara kandi ne hariya ni naho kandi paruwate yabatirijwe mu biri ya nyine hari hano haba hari ibinyoma byinshi cyane buretse uraza kumva haba hari ibinyoma byinshi cyane nyine usanga abantu bafite ibinyoma byinshi gaho bashaka kurya bwa wayi kubera iki kuri icyo abantu bameze gutya n'ubu ngubu hari igihe ugira gutya njyewe nkanjye banziranye n'abantu benshi bari abantu benshi bo hanze kubo bari kumwe mako ko twumvise ko uziranye na Nukurari ni Nukurari baramunize bibaza none umuntu mutanye mwe nkuru yo kuniba nako bacho biteje baramunize ukiza mu cyo bamunize bamunigira iki sawo hari Nukurari twaravuganye ku cyumweru Nukurari kuwa mbere yarari mu kazi Nukurari mu kwa kabiri yarari mu kazi ava mu kazi afata imodokari ye n'umwana mutipe wamutwaraga ajya ninde Thierry afata imodokari na Thierry barazunguka ahantu hose wenda yarari gusezera abantu burya naho bamenye umuntu yagiye gukora ukuntu abantu ntibabimenya ariko kuko Nyamirambo niyo yirukagamo yageze ahantu hose aranje araza bibikira nimugoroba araryamana na telefone nyinshi yakoresheje sibyo nkuko byari bisanzwe ntabwo yakoresheje telefone nyinshi wa gatatu uko atameze neza amagara ku kazi ko atameze neza nta kibazo koze niba atameze neza bigeze nimugoroba bararembye tujye kwa muganga bamujyana kwa muganga biba birarangiye ese amurinjiye muri iyo modoka se baramunize bamusiga batamuhuye kumeza aragenda bamunigira iki inyuma byinshi ntanamenya ahantu wabihera ese ikintu ngenda ikibaza noneho nahise nibaza nahise mbaza n'uwo muntu kandi ni umuntu ukuze nibaza ngo barakose sheri mu Rwanda nta muntu uzongera kuza mu Rwanda ni ukuvuga ngo babaye abadapfa bazajya banigwa azajya banigwa bapfe ngo bazajya bashaka gutuza ngo bapfe mu Rwanda nta muntu uzongera bazajya bashaka udushinge kuko bamaze kuba badapfa uwo badateye udushinge azabaho mirere na mirere ni ibibazo